Hey beautiful people, what's poppin'? Nizere ko mumeze neza cyane muri yagiye atandukanye by Katano kuri The Focus wabo dusobanuye tuguvuye ko tumeze fresh. Umunsi je kwasobanura agafilme ko bwa drama sci-fi kitwa Tang. Ikisaba gusana kunkangira kuri like na share hanyuma tukirira show filime yacu itangirira muri Hokkaido Japan mu myaka y'ahazaza ubwo ikoranabuhanga rizaba ryateye imbere byatari ku buryo amarobo n'ikiremwa muntu bazabasigaye bibanira kandi nta ribi. Ndetse hanga bitakomeza batwereka Ken Kasugai, umugabo w'umushomeri ubukunda kumara umwanya we munini arimo yikinira za video game. Igitondo kimwe rero Ken yarimo yikinira game nk'ibisanzwe ubwo umugore we Amy yamurogoye kaza ko ngo hari robo riba riri hanze muri jardin yabo atazi ibyaryo ariko umusaba ko yagenda akajya kubyitaho nk'umugabo. Gusa Ken ntaga byitaho ahubwo akomeza kwikinira game ze ibintu birakaza umugore we byatari akayitangira gutonganya umugabo we wo kuba ari umushomeri ndetse no wanga no kumufasha turimo two mu rugo. Ndetse murabizi by'umugore warakaye yatangira kubaza Ken uko interview y'akazi aba yaragiyemo ku munsi ubanze baragenze ariko Ken akibyumva bakimubaza ahita kwepa ikibazo ahubwo ahita soka hanze ngaje kureba ibyo bya robo n'undi madamu yavugaga aho yagezeyo asanga rya robo ryicaye munsi y'igiti. Hanyuma Ken abaje no robo ryari ryo rya robo ryari kanze byatari ritaryibarangwa rimeze nk'akaguri kandi ari robo ariko nyuma gato rya robo yahise ryibwira Ken yubwira yuko ngo ryitwa Tanga ryitwa Tanga ariko iyi robo ngo ntabwo rizi ngo rituruka he ndetse rimeze nk'iryabuze ubwonko bwibutsa bw'irobo nyine ubwo ni memoire muri rusange. Gisoje rero Ken nawe yahise aribwira izina rye hanyuma rya robo rikibyumva ritangira gusubiramo izina rya Ken inshuro nyinshi ariko rinarivuga nabi byatari. Nyuma y'ibingibi rero Ken yahise atwara rya robo aho bacururiza injyamani z'amarobo hafi aho ngaho kugira ngo agende arebe yuko barishwanyuza nyine karangira ariko bahageze nyiri handi bacuruza injyamani yavuze yuko irobo ari buze kurishwanyaguza hanyuma ibice byaryo bakagenda babigurisha bityo Ken ahita yemeza yuko irobo arisigaho ngakitahira ariko kugenda yitahira asubira mu rugo rya robo ngo nitanga ryatangiye gusubiramo izina rye inshuro nyinshi ariko Ken araryirengagiza akomeza kwigendera yitahira ariko akimara kugenda neza rya robo naryo ryihuse cyane ryahise rikwepa rikika handi bari barisize mu njyamani itangira ahubwo gukurikira Ken arimo yitahira mu rugo. Ndetse nyuma gato tubona Amy wari uri mu rugo aho yakiriye telefone kuva ku bitaro aho Ken yarakwiye kuba yarakoze interview ku munsi ubanza ariko yatunguwe no kumva yuko ngatigeze ahagera ndetse akibyumva neza muri kano kanya ni nabwo Ken yari kugera mu rugo akurikiwe na rya robo ngo nitanga. Iyi robo rero ikinjira mu nzu n'amatsiko menshi ryatangiye kugenda rifotora amafoto yo muri salo ndetse ritangira no kugenda rikina na twa tissue ari nako ku rundi ruhande ariko Amy wari ufite umujinya byatari yatangiye gutonganya Ken ariko kumubaza impamvu atitabiriye interview nkuko babivuganye ariko cya Ken cyo bari kinibwe kiragisubiza umugore wacyo yuko cyabyibagiwe ariko kiragisaba umugore ngo kutagira impungenge ngo kubera yuko n'ubundi nta kibazo cy'agafaranga gihari ngo kubera yuko imitungo ya papa wacu bigihari bahashaka bakomeza kwiriraho ariko akibivuga iyi ngiyi umugore byarushijeho kumurakaza byatari ahita agaragaza uburyo amaze kurambirwa imyitwarire imeze nk'iy'abana cyangwa se no kwifata nk'ikigoryi hanyuma mu mujinya ahita afata ikintu cy'igisaha cyari kiri ku ruhande agikubita hasi. Ibintu byababaje cyane Ken kubera yuko iyo saha ngo yari impano ya nyakwigendera papa we waritabye Imana. Gusa ahangaho umugore ahita akomeza abwira Ken yuko iki ngiki cyagiye kugira ngo akure abo mugabo areke kuzajya ahora atekereza ku tuntu tw'amafuti ng'isanga yahoze ari ya papa ibintu nk'ibyo ngibyo ubugoryi. Arangije yahise yirukana Ken amusohora hanze hanyuma rya robo riba ryabaye magara n'usige na Ken nabo barasohokana hanze. Nyuma rero tubona uko ari babiri Ken ni robo baratagirwa bisi ariko Ken abahangayitsemo byatari kwatana no madamu ndamukizwa n'iki ariko ari kwibaza ikintu ari buze gukora byaje kubona ibintu bimeze nk'amavuta biri gutonyanga biva muri kakarobo ngo nitenge hanyuma n'amatsiko ahita afungura nyine kakarobo aho imbere afunguye muri system y'akarobo hasanze handitseho ngo autobit system kumbe iryo ngiryo aba ari izina rya company imwe mu ziyoboye mu Buyapani mu byo gukora amarobo. Hanyuma Ken amaze gusacinga neza website ya company Ken yaje kuvumbura yuko mu kano kanya ya company ibiri gutanga amarobo mashyashya yahinduranije n'ayandi marobo ya cyane kuvuga nyine ukazana robo waguze rya kera rya verisiyo ishaje hanyuma bakaguhiriza verisiyo nshyashya. Ahangaha rero Ken agira igitekerezo aravuga ati kanjyane kano karobo ngo nitenge hanyuma bamuhereze irobo rishyashya rimeze fresh izajya rimufasha mu mirimo yo mu rugo. Ndetse ahangaha bari kuvuga ati iyi ngiyi ni itangamo nk'impano ku mugore
byanze bikunze araza kumbabarira n'iki yongera ngarure mu rugo. Murabizi yari hanze umuntu akwirukanye aba yakwirukanye umugore n'umuntu wa danje. Nyuma y'ibingibi rero ko ari babiri bafashe indege yerekeza Fukuoka aho ibiro bikuru bya ya kampani ya Autobit System biherereye. Ariko bari mu ndege hari icyana cyicaye imbere ku ruhande rwa Kenny cyatangiye kujya kimujugunya ituntu, ibintu byabangamiye cyane Kenny arakibuza, ariko icyana gikomeza neza kumuzengereza ku buryo yaje kugira umujinya, icyana ahita cyita ikigoryi. Rya robo ntiribyumvise yatangiye gusubiramo iryo zina ngo ikigoryi bya danje, kandi rivuga cyane ibyatumye mu ndege habamo ikintu cyo kurebana basore kwibaza ati ibi ni iki. Hanyuma Kenny yumva arasabye arakarira rya robo, aho yahise aryita ikintu kiri aho ngaho cya fake kitagira umumaro, ndetse atangira kuribwira yuko nibagera hasi ari buze kuyijugunya muri pubera akigendera. Ariko aya magambo ahubwo atumira robo naryo rirakara byatari rikahita rirekuriye ibintu by'ibyotsi byatumye n'abandi bagenzi bose babangamirwa. Nyuma rero mashaka gukurikiraho bagera ku birindiro bikuru bya Autobit, aho Ken agerageza gutanga rya robo ngo nitengo bamuhereze verisiyo nshyashya y'irobo, ariko umureceptioniste uhakora yamumenyesheje yuko ngirobo bazanye bitaba riri muri systeme yabo, ngo ahubwo ari ibice bimwe na bimwe birigize byakozwe n'uru ruganda. Bityo ahita yisegura kuri Ken bamubwira yuko gahunda yo kumuhindurira robo itari buze gukunda. Ku rundi ruhande rero hari umutipe witwa Shinji uri gutembereza utwana aho ngaho ku cyicaro gikuru cya company. Hanyuma igihe twatwana twaboneye tank twahise tuza turayikikiza dutangira gufata amafoto, ndetse ubu twana ubona yuko twatangajwe n'uburyo ya robo yari imeze, ndetse ahangaha tank rwose akanerekana yuko abaye ntari birye atabara akantu k'agakoko umuntu yari agiye gucaho ngo akandagire. Abibonye rero wa mutipe ngo ni Shinji byaramukomye byatari, ndetse ahangaha tumenye yuko uyu nguyu aba ari umwe mu bashefu bakuru bashushanya bakanakora amarobanga muri Autobit, ndetse ahangaha yahise asaba uruhushya kugira ngo agende asuzume rino robo, hanyuma Ken nawe ahita bimwemerera. Shinji rero yahise abatwara muri biro ye, aho yageze afunguye kuri tank asangamo akantu k'akarahure karimo ibintu bimeze nk'amazi by'umuhondo, ariko kuri aho karahure habamenetse akantu biba biri gutuma bya bintu bimeze nk'amazi bigenda bitonyanga gake gake. Ariko nyuma gato ya Shinji ahita abona yuko iyo ngiyo aba ari nka essence ya tank, ndetse ahita akoresha ubutabazi bw'ibanze kugira ngo amere nk'uyisanyaho gatoya, ariko aburira Ken yuko iyi essence y'irobo niramuka ishizemo burya robo zahita ari kwama rikarekera gukora. Ariko ahita narabura Ken yuko ngo tank ari robo rizi ubwenge byatari ngo ndetse rifite n'amarangamutima neza yenda kumera nk'ay'abantu. Hanyuma Shinji yereka neza Ken uburyo rino robo ngari robo rifite umwihariko udasanzwe, ndetse anagira inama Ken yuko agomba gushaka uburyo aryitaho. Ariko nyuma gatoya tubona yuko hari umuntu uri kwitegereza abangaba arebeye muri kamera za tank. Dukomeza rero Shinji ari kuvuga ku yindi nshuti yitwa Otsuki Lin, umukobwa nawe ngo ari impuguke mu bintu byo gukora amarobo, ariko ahita yishura yuko ngo uyu mukobwa ubu kano kanya batuye Shenzhen mu Bushinwa. Hanyuma asaba Ken yuko yagenda agasura no mukobwa ngo kubera yuko ari we mpuguke wenyine ushobora kubasha gukora tenge akamukiza mu buryo bwa burundu. Ariko akibyumva Ken byaramurakaje byatari kubera ko ntago ari gushaka kujya kureba igezaho ngaho ajyanywe n'ibintu by'amafuti, ariko Shinji amusobanurira yuko ngari bwo buryo bwonyine bwo kuba yatabara rya robo. Ibintu rero birangira abuza andi mahitamo Ken aremera. Ibi birabaye rero nyuma y'amasaha make tubona abantu b'abagabo bagera ku cyicaro gikuru cya Autobit, bakahita bavuga yuko ngo bashaka kumenya ahantu rya robo ngo nitenge bari hirereye bayibaza Shinji. Ariko aba bagabo ubona yuko atari abagabo beza. Shinji yagize ubwoba byatari biza kurangira aberetse amakuru y'ahantu robo riba ryerekeje. Kundi ruhande rero tubona Ken na Teng bagera Shenzhen, aho bihuse cyane bahita bajya kureba Otsuki ku munsi ukurikiyeho, ndetse uyu mukobwa uhita ubona yuko yishimye akibabona, aho yihuse yahise agenda rwose ahobera rya robo ngo ni Teng, avuga ko ngo yari amaze iminsi myinshi aritegereje. Hanyuma rero igihe Otsuki na Ken bari bari kuganira, ka karobo ngo ni Teng kabonye akamodoka kamwe gakoreshwa na za telekomande, hanyuma akarobo gatangira kukirukaho, ariko ibi ngibi biza kurangira igitekerezo kibi cyane kuko yari umutego, ndetse biza kurangira rya robo bahise barifungira mu kantu, hanyuma bahita banaritwara bihuze cyane. Igihe rero Ken na wa mukobwa bagiye kubibonera, batangiye kwiruka kuri ya modoka ibitwaye robo, ariko basanga imodoka atari yamaze kubacika. Gusa ku bw'amahirwe Otsuki yatayemo baje y'akazi kandi bifitemo GPS kugira ngo baze kubasha kumenya ahantu rya robo ryerekejwe.
ariko n'undi uri kujyanwa tubona yuko hari umuntu n'undi uri kurebera muri rya robo areba situation y'ibyo bintu byose muri kamera y'robo. Ku mugoroba w'uwo munsi rero Ken na Otsuki bakurikiye ya GPS iri muri ya badge biza kurangira bageze ahantu ku Giwaya House. Nyuma y'akanya gato rero Ken yamaga kuri telefone na wa mugore we Amy wahise amubwira yuko ngarambe ibintu byo kumurera ari umuntu w'umugabo, ndetse angahita amurata yuko ngo uyu mwanya bamaze batari kumwe rwose ngo umugore ari kumva ameze neza bya danger. Umugore yakomeje avuga yuko rero ngo kubera ko n'ubundi inzu batuyemo ari y'ababyeyi b'umugabo, umugore aba ari buze gufata utwe akigendera nyine agatandukana n'umugabo. Ken rero atunguwe no kumva uyu mwanzuro nk'uyu nguyu ku mugore we, ndetse biranamubabaza, gusa ahitamo kubaha umwanzuro nyine w'umugore akamureka akagenda. Ariko nyuma yo gukupa telefone tubona yuko n'umugore Amy ameze nk'umuntu utari yishimiye umwanzuro amaze gufata kuko yahise atangira kurira. Nyuma gato rero umuryango wa cyakizo waba ariho warageze gucyita ufunguka, hanyuma Ken ahita yikoramo by'amarangamutima ahita yinjiramo imbere kumwe na mukobwa ngo Otsuki. Bakinjiramo imbere rero babonye abagabo babiri bashimuse rya robo barimo bikatisha aho ngaho, ndetse bahita bazamuka hejuru muri etage kugira ngo bajye kwifatira utubyeri, hanyuma abandi nabo bahita bafatirana n'amahirwe bahise bagenda babafungurira rya robo, hanyuma batangira kwitegura ngo bave aho ngaho bagende. Ariko nyuma gato mbere yuko bagenda hari umugabo witwa Dr. Keito wahise ugira aho ngaho, ndetse ahita yishura yuko ngari we boss y'abagabo baba bashimuse ino robo. Ndetse wa mugabo wahise abahagarika kugenda, ndetse yatangira gusuzuma bimwe mu bice bya rya robo ngo ni tank. Ahitegeza rero ibice bya rya robo neza yatangira kwijujuta avuga yuko ngo byanze bikunze ibingibi bishobora kuba byarakozwe ngo na Professor Baba, bigaragara ashobora kuba ari we mukonkera we. Ndetse nyuma gato yaba abapagasi babiri barageze bahita bongera bafata rya robo ngo ni tank, ariko bakifata Ken yatangira kwibaraguza yuko ngo n'ubundi iryo robo ry'amafuti ridafite ikintu na kimwe rimaze ntaryo akeneye, ngo n'ubundi wamaze iminsi ari gushaka ahandi hantu yarijugunya. Iki byumva rero rya robo ni tank byageze umujinya byatari itayirekura bya byotsi n'ubundi biryana nka bya bindi byarekuye cyagiye bari mu ndege. Bihita bituma rero babapagasa barifashe barekurana bose bagatangira kwibyiringira mu maso. Ariko ahangaha tuvumbura yuko ibi ngibi byose yari gahunda ya Ken yapanze na rya robo kugira ngo baze gukora gashya. Hanyuma mvugo ni Otsuki nawe yatangiye kurwana n'umwe muri ba bagabo akoresheje ka kaboro bakubitisha amashanyarazi, ndetse kikabona yakubitishije umwe ewana ahita yikubita hasi arahwera, arangije yahise agatunga ku bandi babiri baba basigaye, hanyuma ahita asaba Ken yuko afata rya robo bakava ngaho bakiruka. Nyuma y'ingibi rero Ken yacitse aho ngaho kumwe na rya robo, ariko ahita anabona yuko bya bintu bimeze nka essence ya rya robo ngo babiri gutonyanga byatari. Arangije yahise yakira video call kuva kuri nimero atazi yitabye. Yatubona yuko abari Professor Baba umwe ubwo wararemye ndetse akanakora ino robo ngo ni tank. Baba rero yafite ibyishimo byatari kongera kubona ino robo, hanyuma agatangira kuvuga ngo ryitwa James, ndetse angashimira Ken ukubwo kuryitaho akita ngo ku mwana we niko bari kuvuga. Hanyuma akahita n'abatumira ngo bazaze mu kirwa cya Miyakojima, ndetse agakomeza yishurira Ken yuko ino robo ifite imbaraga zidasanzwe zizahindura isi mu minsi iri imbere, ndetse anasezeranya Ken yuko namugeraho iryo robo azarikora ikibazo cyose rifite rikamera fresh. Mashaka kurikiyeho rero Ken na Tank bagera kuri cya kirwa cya Miyakojima, hanyuma bakiva muri bisi batungurwa n'ubwiza bahabonye hari heza pe. Igihe barangaye baganira nibwo Ken yirekuye yatangira kubwira ibyo rya robo ahashize he haba haramuteye toroma, ayishura yuko ngo ubundi kera hoze yifuza kuzaba umudokiteri, ayo mpamvu barabyinze akajya gukora stage kwa muganga. Ngo gusa umunsi umwe papa we ngo yaje kugira gutya ahura na accident imutunguye, biza kurangira yisanze mu cyumba cyo kwa muganga, kandi kubera yuko nta mudokiteri n'umwe wari uhari, abaforoma bari bahari ngo biringiye Ken batangira kumubaza icyo bagomba gukora, ariko ukubera ukuntu yari afite ubwoba byatari ngo yaragiye arakwama ntagiye ikintu na kimwe abasubiza. Ngo ndetse biza kurangira umudokiteri ahageze hashize isaha imwe, kandi ngo icyo gihe yagiye kuhagirira papa we tayari ngo yamaze kwitaba Imana. Ndetse tugarutse kano kanya Ken aba ari kubwira Tank yuko ngo kuva icyo gihe ngatarigera yongera kwizera, ndetse ngaba yahagaritse kongera kugira ikintu na kimwe akora, ngaho ubu ngubu we aba yifata nk'umuhombyi, ndetse ngo udafite ikintu na kimwe amaze ngo waragiye ababaza umugore we mu myaka yose baba bamaranye. Byarabonye Tanga rero rikibyumva ewana byamugiriye impuhwe, ariko ritatangira kumukorera akantu ko kubyina aho ngaho ku ruhande kugira ngo rirebe yuko yagabanya ibintu byo kwiheba, ibintu bishimisha Ken mukuru. Nyuma cy'akanya gato rero Tank na Ken bageze kwa Professor Baba mu rugo,
ndetse ahangaha profeseri rwose abakire neza byacyari aho kwanza yabanje ashimira Kenny kubazanye ngo rya robo ngo ni James we nikaba ryita mu rugo ndetse ahangaha ahita yishura yuko ngo iyi robo ryari rimaze imyaka myinshi ngo ryarabuze ngo nyuma y'impanuka yabereye muri laboratoire. Nyuma rero baba yahinduranije ka kantu k'ikirahure kaba karimo bya bintu bimeze nka essence bituma irobo ribasha kubaho, ashyiramo kandi gishyashya ndetse anasobanura yuko ibiba birimo ari bioethanol fuel ikorwa hifashishije ibisheke ngo biba byera hafi aho ngaho. Gusa rya robo ngo ni Tang ubona yuko rimeze nk'iritishimiye kubona professor ndetse riragenda rigashaka guhagarara inyuma ya Kenny rimeze nk'irihunga professor, ariko Kenny aba bizi neza yuko atari mu mwanya wo kuba yafata rino robo ngo arikure ku muntu warikoze ngo aritware mu rugo ahita yemeza kuva aho ngaho ngo agende, ariko rya robo ngo ni Tang rimufata ku birenge rikumwinginga kugira ngo aritware mu rugo, ariko Kenny araryirengagiza nubwo nawe atari yishimiye kurisiga ava aho ngaho arasohoka. Nyuma rero amaze gusohoka ageze hanze ari kurya tabati, Kenny yakubitanye na Dr. Kato nawe wari uri mu nzira yerekeza kwa professor hamwe n'ubundi Kenny abavuye, ndetse ako kanya yahise ahangayika akimara kubwirwa na Kenny yuko abamaze gusiga rya robo ngo ritanga risigiye wa professor. Ndetse anga Kato yahise atangira kuvuga ibijyanye ngo na mpanuka iba yarabaye mu myaka 5 ishize, aho yahise yishoye yuko ngo nawe yahoze akorana na baba kuri projet ya James series ngo amarobo yari yarakozwe n'amarobo ya gisirikare, ariko ngo igihe bari muri rimwe mu isuzuma ryo kurasa ngo rimwe mu marobo yari ahari byatangiye kugira ikintu kimeze nk'ubwoba, ndetse ahangaha ngo ryarashe abantu bari baraho ngaho bose hafi kubamara. Kumbe nyuma byaje kugaragara yuko iryo robo ryari ryagize ibintu by'amarangamutima, ibintu baba ngo yahise abona nk'ikintu cyadanje kizamufasha mu bushakashatsi mu isi y'ikoranabuhanga, aravuga ati ahangaha nzahita mba umunyabigwi. Ndetse ngo ibyo bintu byose yashakaga kubyibikira, akavuga yuko ari we wenyine ngo wabigezeho, bityo yafashe chip yari iri muri rya robo rya James araza ayishyira mu rindi robo we yari yikiritingiye ku giti cye, arangije ngo laboratoire arayitwika ahita ava ngaho aracika. Ndetse na Kato akomeza yishure yuko ngo bamaze imyaka myinshi bari guhiga uyu professor kugira ngo bamute muri yombi. Akimara kubyumva rero Kenny yahise asimukira mu modoka ya Kato ahita yihutira kuva ngaho kugira ngo ajye gutabara mushuti we. Tugarutse handi mu rugo kwa professor rero baba abari gushaka kujya gukura ya chip muri Tang, ariko Tang iba ifite ubwoba bwinshi ibiri kumera nk'imukwepa aho ngaho. Nyuma gato rero nibwo Kenny nawe yahageze, hanyuma ahita agenda asanga rya robo ryari riri muri laboratoire ndetse nabasha kuribona. Hanyuma uko ari babiri bashaka gucika ngo bagende, ariko baba yihuse cyane yahise afunga imiryango yose akoresheje iPad, ndetse no muri kano kanya neza Kato nawe yahageze ariko akwamira hanze kuko ntabwo ari kubona ukuntu yinjira hose hadadi. Baba rero yahise yishurira Kenny yuko ngaho maze igihe kinini ari kumucungira muri kamera za rya robo, ndetse akomeza amwita umuhombyi wakwamiye mu gihe cyashize udashobora kubasha no kwita ku mugore we, ndetse angahita akomeza ahishura umugambi wundi aba yifite wo gukoresha ubwenge rya robo rifite akabasha kuvamo umwe mu bagabo ba mbere ngo bafite imbaraga hano ku isi. Nyuma y'ibigiro professor yatangiye kuza asanga Tanga afite n'ishoka ashaka kwasanga kuremo ya chip, ariko Kenny ahita aza imbere yitambika. Hanyuma baba atangira kwibaza ikintu Kenny ari kurwana nacyo ari gufasha robo, amwibutsa yuko ari imashini iraho ngaho isanzwe, ariko Kenny we arabura navuga yuko ngo Tang atari robo riraho ngaho risanzwe ngo ari inshuti ye. Professor rero ntabwo kino gisubiza gikunda, ahubwo ayatangira kwataka akoresheje akandi kaboko k'irobo yari afite aho ngaho, ariko Kenny na Tang barakorana kugira ngo bamwake ikibori yakoreshaga akontorora ka kaboko, ndetse Kenny akigifata nawe yahise agikoresha akanda cya kiboko cy'irobo cyataka umusaza kiramukubita, umusaza ahita ahwera. Igihe rero bimeze nk'aho ibyago byose birangiye, hari ikintu cyahanutse hejuru kikubita ku irobo Tang yawana kiraritse kamera, irobo rirangirika. Kenny rero yahise yihuta kugira ngo yatabara rya robo, ariko tayari asanga bya bintu bimeze nka essence byaryo mo birameneka bya danger. Kenny rero yagejeje kure ko yahindura ka karahure karimo ya amavuta cyangwa se ya essence, ariko n'ubundi Tang ntiyakanguka. Akibona yuko bino bintu atabyifasha, yahise ahamagara kuri video call Kato wari uri hanze, hanyuma atangira kumubwira uburyo abigenza, amubwiye ko bagomba kureba ngo urutsinga rujyana kuri batiri akareba yuko ricometse neza. Kenny rero yitegereje yasanze ko urutsinga rwacitse, hanyuma Kenny yifashisha agakoresho karahunga kugira ngo abashe kuruteranya. Hanyuma Kato yatangiye kubwira Kenny ngo uburyo agiye guhuza urutsinga
ruri buze gutuma irobo ryaka, ariko hari ahantu habiri ho gucomeka. Hanyuma Kenny abaza Dr aho agomba gucomeka, gusa Kato yahise amubwira yuko ngo nawe atahazi, ari baba wenyine ubizi, ndetse aranamuburira amubwira yuko naramuka acometse ahatariho ngo hari buze kubasirikwa, ahubwo irobo rikahita ryangirika ryose. Ibingibi rero bituma Kenny asiga ari mu rungabangabo, agatangira kwibaza icyo agiye gukora, ndetse ahangaha n'ibitekerezo bya situation ya papa we bikahita bigeruka ukuntu nawe aba yaramupfanye. Hanyuma Kenny akahita yishakamo courage, agahita ahitamo urutsinga rumwe agafomborekanya, agapfa gucomeka. Gusa kubw'amahirwe asanga urwo rutsinga rurwanyabwo, rya robo ako kanya rikahita ryaka. Gusa biba bimeze nk'iryatakaje ibintu byose byari risanzwe rizi, aho rihita rimwibwira rimubwiyeho ngo ryitwa James. Kenny rero bitari bishimishije, yahise aribwiye ko ngo izina ryaryo ari Tanga, ndetse atangira kuryibutsa tumwe mu tuntu twinshi baba bamaze iminsi banyuranamo, aho mu buryo butunguranye ibingibi byahise bituma Tanga yongera ikibuka ibintu byose. Bigaragara yuko rino robo koko riba rigira amarangamutima, ndetse ahangaha rikibuka yahise ritangira guhamagara izina rye, bitari ngombwa ko ngo rimukunda byatari, ndetse wa mugabo nawe yahise agira ibyishimo bya danger y'abantu, ahita arihobera aribwira yuko nawe ngo arikunda. Mu mashusho akurikiraho rero abapolisi benshi bageze aho ngaho kugira ngo bate muri yombi baba. Hanyuma y'ibyo ngibyo Kenny nawe akahita yerekeza mu rugo, na rya robo ngo Tanga hagera agasanga umugore we tayari yamaze gupakira utwabo abagiye kwigendera. Kenny rero arebye ku ruhande yahise abona yuko ya saha yahoze ari iya papa we umugore aba yasize ayikoze, hanyuma biramushimisha byatari, ndetse kano kanya abashaka guhagarika umugore ngo ntiyahukane, ariko abafite ubwoba kugira ikintu na kimwe avuga. Ya robo ngo Tanga ako kanya ryahise rishyiramo ubutumwa riba ryarikodinze. Kenny ari kuvuga ngo uburyo agiye gushaka, ngo uburyo yongera gushyiramo agatege akaba umudogiteri, ndetse agaragara gukwamira mu bintu byo gutekereza ibintu bya kera, ndetse anavugamo ngo uburyo ngo aba ashaka kuba umugabo mwiza kugira ngo azabashe gutsindira umugore we. Akimara kumva rero buno butumwa, Amy yagize amarangamutima menshi, ahita yimeza nko babarira umugabo we. Hanyuma Kenny nawe mu marira menshi ahita asaba umugore we imbabazi ku bwa buri kimwe, akamusezeranya yuko ngo agiye kumubera umugabo mwiza byadanye. Ndetse filime yakirangira ya couple ijya gufata akabizu, ariko kwanza bakabanza bagahisha amaso ya Tenge wari kubafata amashusho y'ibintu byose. That's what's up. Agafilime kacu uyu munsi nakarangiye, nizeye ko kabashimishije. Ingiye The Focus. Until next time, peace.